reka dutangire tubasuhuza tubaye ikaze mwibwe mwese muhora mukurikiye Prime TV by'umwihariko ikiganiro 411 show ni nk'ibisanzwe ni Princess Diana hamwe na Edman. Reka nje nivuga Edman. Aha ndakukunda kwikina Edman. Umeze gute icyumweru cyagenze gute? Ubu ngubu rero no gukizwa gahunda ni yindi no gukizwa ndetse tukaba tumeze neza kakanya urabona tuje nabugiye gusenga Dana fariro urabona stiro komeza ubu ngubu ngewe Ewan nasenze wagiye gusenga wambaye gutyo shano kuri ngiye muri senga ni munsi ni ku cyumweru murabimenyereye ko dora tuza buri cyumweru saa 2 z'umugoroba ariko noneho rero Edman uyu munsi yajanyambariye ku gatise ni ukuntu ndi kuvuga menshi Dana the official what official ambaye official ndabibona hakurura ukuntu wigira ambaye official umunsi w'amavuko wawe wagenze gute? Oh my god warabibonye ko ntago nagize amahirwe yo kwaba kuko ndi hanze ako mujye munyumvira nk'umuntu dukora na inshuti yanjye ntaboneke muri birthday party umunsi mwiza w'amavuko oya nyifurije none aha noneho Dana Imana yakomeje ariko wabonye party yanjye narayibonye yari umuriro ariko warambabaje agatongereka nje mbivugira habona warambabaje kubutaraje muri party yanjye ibintu by'ibirori ntago byemewe Dana niyo ngiye ngendera kuri gahunda za leta isuku karaba mu rugo gusa nawe nari intumiye ni wowe nari intumiye umuntu dukorana ibirori uko bibujijwe utaza kwirega hano oya barabo mu rugo gusa reka barabo mu rugo gusa nawe wenda nari intumiye dukorana alright Dana rero reka abantu badukurikiye tutaza kubatindira tubahe ikaze aho mudukurikiye muri hose mu mujyi wa Kigali ndetse n'abadukurikiye kuri YouTube tubabwire ngo we salute you turabasuje cyane muri abantu b'agaciro bya Danje ndetse tunizere ko mukomeje kugenda munyurwa n'ibiganiro Prime TV igenda bagerazaho ndetse na 411 ikaba yise reka twizere ko umugoroba wanyu umeze neza aho mwicaye muri salo zanyu mudukurikiye abantu mudakuraho abantu batajya ahandi ntabwo bajya bahumbya kuri Prime like this abantu nyine mwagomesheje kuri Prime TV kuri thank you so much natwe tuzatora tubaha ibintu byiza package nini cyane uyu munsi dufite amakuru dufite umutumirwa uyu munsi ni ku cyumweru akazi nababwiye ngo nagiye gusenga nazanye turabazanira ijambo ry'Imana uyu munsi turaza gufashwa ndetse babwire ko dufite social media street iri powerful yo nyumvishiye rwose mitanumva barahungabana imbavu zirakurya nawe imbavu zirakurya muri social media street reka Diana dufata akaruhuko gato cyane tugaruke tubagezaho amakuru dufite dore ko ari menshi cyane bibutse ko ndi Edman na Princess Diana reka rero amakuru yacu tuyahereye ku ino nkuru y'akababaro aho mu gihugu cya Libani habayeho iturika rikomeye mu murwa wa Beirut aho abasaga 100 bamaze kuhasiga ubuzima ndetse n'imibare igikomeza kwiyongera naho ibihumbi 4 birakomereka bikomeye cyane Diana bintu bibabaje cyane ni video abantu benshi bagiye babibona bishishikana ku mbuga nkoranyambaga biri so terrible kabisa so terrible cyane ni video yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga abantu bavuga ati iri nirimbuka ntago ari ikintu kuko Dana n'abadukurikiye muri akanya marabone iyo video ni iri turika ryabayeho ku itariki ya 4 ni ku wa 2 w'icyumweru dusoje abantu biribaza ibi ni ibiki bibaye ariko rero guverinoma y'u Rwanda aje kuba yifatanya na kiriya gihugu Libani yihanganisha n'ababuza babo ndetse n'abakomeretse ariko kandi sinabo bonyine si leta yacu yonyine na Papa Francis ndetse na Donald Trump nawe yijeje ubufasha kino gihugu ndetse mu kugerageza gucukumbura icyateye iri turika iri turika ryabayeho n'abantu bari mu birometero ibihumbi magana barabyumvaga byatangiye ukuntu byaturitse wabonaga ko bigenda byiyongera
Dana reka dufate rero amasegonda make cyane natwe twifatanya n'iki gihugu cya Libani, natwe ubwacu tubihanganisha, ubashe kugira ute guha icyubahiro abazize iri turika ndetse n'irisanganya. Alright, reka dukomeze twihanganishe abagiburiye ababo muri iri turika ndetse n'abagize ibyago byo kugira ibikomere bikabije, abakomerekeyemo, imiryango yabuze ababo. Ni ukuri mwihangane, nizera nta kiba kidafite impamvu. Danera andi makuru yacu tuyakomereze. Reka dukomereze kuri inkuru ya King James rero, aho nawe yaje kuba atanga ibiro 550 bya kawunga abishyikiriza Solid Africa, umuryango ufasha abarwayi, abantu nyine bari mu bitaro badafite ubushobozi bwo kwigaburira. Ibi ni ibintu bisanzwe bibaho cyane. King James rero nawe yaje kubagira uwo mutima, afasha abo bantu, abaha ibiro 500. Twarababwiye guys, iyo tuvuze ngo mufashe, niba ufite fasha, twababwiye twahereye ku rugendo rw'aba Miss Rwanda, aho batanze ama mutuelle de santé, hari abatanze ama masque ku ngabo z'u Rwanda zamugariye ku rugamba, hari urubyiruko rwatanze za mituelle. King James nawe mu bahanzi rero nawe akaba ateye intambwe ndetse ahamya ko ibintu bizabiba ari igikorwa ngaruka kwezi gufatanya ndetse tugafasha. Ibi ngibi nibyo bizatugeza ku iterambere rirambye. Reka tunyarukire kuri no nkuru rero, igisupusupu muzi cyane nka François Sengiyumva. Uyu nguyu rero umubyeyi witwa Mwatatu, mwumva mu ndirimbo ndetse yagiye aririmba Rwagitima. Uyu nguyu yamwikomye aravuga ati uyu mugabo mubona naramureze imyaka 10 byo kurya, naramugaburiraga ndamurera imyaka 10, ariko asitiri uwo ngubu yabamusitari iyo anyuzeho nta kinyikoza. Rero yaje kuba amwikoma ati ni gute ngewe nakureze utaragira izina, utaragira gute, ariko wamara kugafata ukahita utangira kutamvugisha, ntumpamagare, twanahura ntunansuhuze. Turakubona mu masosiyete, mu makampani akomeye. Ni ibintu ariko bitari byiza nimba ari nabyo. Akose koko nibyo. Nta wamenye nanjye nongeye nimba ari nabyo. Ariko binabaho Edman, hari ukuntu umuntu yubaka izina akamenyekana, ba bantu bo hasi nyine akumva yuko nta kintu bakivuze. Nta kwibagirwa iyo wakize. Kandi bari abantu nibo batumye ubu uri wakakanya. Ari umusanzu batanze ku buzima bwawe. Uko iyo bataza kukurera neza, baguhe indangagaciro nziza, bagutoze, ntago wabo bayiho nguwo. Reka tunyarikire kuri nkuru rero y'iri rushanwa The Mic Africa. Iri ni rushanwa rije ku nshuro ya kabiri ndetse twavuga ko n'u Rwanda ubu ngubu ruri mu bihugu iyo rushanwa ibihugu bizitabira iryo rushanwa. U Rwanda narwo rwifuza kwisonga, narwo rwaje kuba none barutekereje baravuga bati ariko u Rwanda narwo twabonye ko harimo impano nyinshi cyane, nyinshi kandi zigize zishoboye, why not tutabashyiramo. U Rwanda narwo rujya muri abahanzi babi babyumva, bagende batangire biyandikisha. Iri rushanwa navuga ko rigiye kwitabirwa n'ibihugu bisaga 7, harimo Afrika y'Epfo, harimo Nigeria, harimo Kenya, harimo n'u Rwanda n'ibindi bihugu bitandukanye. Uyu muyobozi The Mic Africa, bamwita Derek Ashongi, ni umunyamerika. Nawe hamije neza ko u Rwanda rufite impano, ababyinnyi babyina imbyino bita break dancers ndetse hip hop, R&B. Edman azaba ari hariya, ushaka niba utariyandikishije wayakira. Edman azaba ari muri hip hop. Biyandikishije muri iri rushanwa muzaduserukira neza cyane, kuko abanyarwanda dufite impano. Abahanzi nimba wumva wiyamya, ukumva uririmba neza, ukumva urapa neza, ukumva mbese ukumva urashoboye, nawe rwose nta muntu hejwe muri no rushanwa. Wakiyandikisha injyana zose wabukora, waba uri umubyinnyi, ibyo ukora byose. Iri rushanwa rero zajya barikurikira kuri Trace TV ndetse aho uzajya umara kwiyandikisha bakemererwa icyiciro wagiyemo, bazajya banakubwira ibihembo. Ntabwo ibihembo babitangaje, natwe dufite amatsiko, ariko nitumara kubimenya tuhena tubabegezaho byose uko byakabaye.
Sanzunyumvira Emmanuel. Alright. Uyu nguyu ni umusore maragenda mubibona ku mashusho. Uyu musore aturuka mu karere ka Rusizi mu ntara y'Iburengerazuba. Uyu musore ni n'umwana ubwo aracyari umwana kuko ari under 18 w'imyaka 16. Yabashije gukora radio iha frequence zose just aziha aravuga ati mu isibo ye bashobora kumukurikirana akabagezaho akabasusurutsa akabagezaho ndetse n'amatangazo amakuru. Iyi nkuru yandenze yarabaduhoreye baragenda bataka itangazo ntabwo ari tambutsa. Iyi nkuru ngewe yandenze. Ibaze umwana imyaka 16 agakora radio iravuga muri metero 50 uvuye ukanamuhamagara gutya mu kumvikana muri metero 50. Abantu muri kugenda mudukurikira muri bibona ku studio yabikoze. Nago ngewe ahubwo nge byandenze kuba u Rwanda rufitemo impano. Ubu ni ubuhanga bukomeye cyane. Hari ibi bintu tubimenyereye mu bihugu byo hanze kuba wakora ikintu ibi bintu umwana ahanatuye ntago arantu internet ibintu yakwiye mu mutwe ni ibintu byiwe yakuranye. Ibaza umwana wanashinze n'iminara akagenda agashinga iminara ku buryo abo mu rugo mumeze mute. Afite ubushobozi yakora n'ibirenze ibi ngibi. Nukuri cyane. Yakoze si radio gusa yashyizeho ku buryo abamukurikira bumva ibiganiro ndetse n'indirimbo zigezweho. Still yanakoze telefone aho iyo telefone yahamagaza abo mu rugo kabaga ati kuri nimero itishyurwa byahiye. Imagine uyu mwana n'umuhanga. Uyu mwana ahubwo uyu mwana aramutse atewe nk'inkunga akagira akabona ubushobozi kumanuka mu karere ka Rusizi nge tuganira uzamubere manager. Twikomereze. Do you know wari uzi ko indirimbo bita Still Dre indirimbo mwakunze naba ndanacha kuba yaraje utaranavuka? Shanari naravuka pe. Ataravuka n'imyaka bujije sinyizi. Iyi ndirimbo Dana twayumvaga tukiri bato nawe ukiri mutoya n'ubungu biracyari kuri hit. Iyi ndirimbo Still Dre indirimbo rero yanditswe na nuza na Jay-Z muramuzi ni umugabo wa Beyonce. Vasi ya Dr. Dre ndetse na vasi ya Snoop Dogg. Uyu mugabo niwe wazanditse izo verses zose. Ararenze. Abantu benshi nyago bari babizi bumvaga kuko kenshi hari igihe umuhanza akora indirimbo akagira ngo niwe wayiyandikiye cyangwa se yabyikure mu mutwe warabyandikiye ariko uri kumva yuko Snoop ni umuntu urenze nawe ndetse na Dr. Dre nawe ararenze ariko biratangaje kuba yakwandikirwa indirimbo na Jay-Z. Rero ina ndirimbo abantu bakunze n'ubu iracyumvwa cyane n'abantu benshi cyane urumva. Hari ukuntu Jay-Z ni umuhanga byatari. Ni umuhanga we n'umugore we bazi ibyo banga rimaze imyaka ingana gutya. Sireba iyo ndirimbo ni Edman yari afite nk'imyaka cyakoze nk'itanu. Wari ufite 10 ubwo ngubwo ufite ngaho ubwo ndakuruta. Bagire ngo ndakuze Dana. Ubwo rero iyo ndirimbo abantu baba batanayizi batari kuyibuka. Hari ukuntu umuntu amenya indirimbo ariko ntamenye izina bibaho. Ugenda ishaka yitwa Still Dre. Dana reka rero amakuru yacu tuyasoreza hano tugaruke mu gace kacu ka social media street ndetse tubabwire ko tubafitiye umutumirwa kudusangiza ifunguro ry'umugoroba ry'ijambo ry'Imana ridutungira ubugingo n'umubiri. Social media street. Nuko yinjiramo. Uyu munsi rero kankubwiye Dana. Imbavu no kuzizirika. Ngiye noneho tuyinjiramo already namajije guseka narushye. Guys, are you ready for the social media street? Yes we tuhere ku kaye kanuza ka video usaza. Ari video zigera kuri enye dufite tugiye kubashyiriraho. Murumirwa. Wikigana cyangwa se kuri byishoboye. Kuri byishoboye wikwigana iby'abandi nimba uniga. Igane neza umekinge shoka ibyo uri kwigana wabishoboye. Ibintu umuntu mbibabwira ariko
ntagiye tuzabivuga. Niyo mpamvu tuzaye zino video. Reka turebe zino video uko ari enye, asigaye tugaruke mu kanya gato cyane. Ntabwo zibarambira kuko nuguseka gusa. Nuguseka ukisansura ukarefreshinga mu mutwe ejo ukazaba umeze neza kwa mbere. Twagiye rero kubanga bw'ibyuma dushyiremo izi video. What do you have to say, sir? Excuse me, sir. What do you have to say? What I have to say? Yes. I have to say that I cannot do this. Cyane no video mbonye umuntu hano. Ubonye nde? Mbonye Lewis. Nanjye mbonye Lewis. Ariko nawe urayawazamo. Nageze kugiye kuvuga ngo arawaza. Naketse kugiye kuvuga ngo naye mbonye Edman. Edman urimo. Ariko naye Edman ari mwaya. Edman arimo vraiment uri guterura. Arimo. Ari oya. Akukata kubitaho niwe. Ahubwo kankwereke gato cyane. Reka duhere kuri uwo mwana. Uyu mwana aragerageza gukora gake cyane azamuka. Uriya mwana arashaka kujyana iriya nda. Ahita avuga ati urabizi n'ikindi ibintu si ibyanjye nta nubwo nzojya kubikora. Ibintu sinzabishobora. Ahise surrending. Aragana. Ntako mbizi. Uriya mwana buriya washakaga wabona agashaka no ku. Ati what can you say, sir? You know what? I cannot do this thing again. Indi video yagushyize hasi muri izi video. Iriya uriya mutipe uri guterura. Uriya muri kumubona. Ariko yashyizemo n'akantu ndakeka. Si barabonaga ko kubirabira n'ukuntu angana bihwanye. Nizajya nywa akantu, nizajya nywa mu rugero. Apana kunywa ibintu bituma ujya kwikorera inzu. Ubwo nubwo wananywa sibyo Edman. Nubwo wananywa ntabwo waba uvuye kunywa ngo uhite ugenda ngo uterure uri iriya arteri ingana kuri. Ayo muntu agomba no kurya akarya. Indi video urabona no musore we ntabwo yigeze we ahubwo ntasanzwe arafata umufuka wa sima akawutura n'umuntu. Rani noza wanjye. Nanjye n'imodoka natereza umuntu. Wavuze sirariteri kuzi kwiyemera. Rata urabona umuntu wariye neza yariye kawunga arya ibishyimbo arya bya imyumbati bijumba. Reba uburyo ari guterura sima. Ese turya amazi. Mwe muryo bunyobwa n'ubugari. Turya none turya n'amabuye. Mwe muryo bunyobwa n'ubugari kigenda. Umuntu urya turya ibyuma. Tujye ku kandi ka videos. Genda shaka guseka. Ushaka kangwereka kagusetsa rero. Iyi ni weddings. Tujye kujya mu bintu by'amakwe none sasa rero. Iki gihe nta mikino. Nta mikino intwerano zabaye nkeya. Urumva? Zaragabanutse se? None se. Kubera iki se? Halo mfite ubukwe boss. Ari umutibanje twakebe. Mfite ubukwe boss. Nkubwiza kuri corona ntuzi corona si corona ni hatari. Ubu ngubu tuvuge ko utagitwerera abantu. Corona. Iyo watwerera amafaranga menshi utwerera ngahe? Iki gihe gutwerera Utwerera amafaranga ngahe? Yo ari menshi. Ntabwo ndabigerageza. Oh God. Ntabwo ndabigerageza pe. Kumugaragara bashyize. Dana. Abantu benshi uzabona babehavinga gutya. Aya katubana akandi kabito kambi. Akabanziriza ako tugiye guhita tureba. Atira kano kabido utubwire wowe wabyitwaramo gute ubaye uri umugeni cyangwa se ubaye watashye wowe. Yawe. Mumaze kubibona akavido mumaze kureba kumugeni ukuntu baturikije neza. Bega abageni ariko uyu mugeni buriya ajya ahagarara ashikamye n'ubukwe bwawe. Why not? Why kuki utahagarara ushikamye?
Ariko Diana baretse tubanze turebe n'abadukurikiye batubwiza ukuri ngiye uriya muntu waturikije ikara kanuza ga fireworks niwe wagize niwe wabyishe na umugeni ntabwo ugomba kuzana ngo umucanga ayo mugeni afite intekerezo zindi Diana yagutekereza iki koko usatekereza iki ku munsi we no si bya bintu urabona genda umva nta kintu atekerezaga ahubwo uriya muntu yashakaga nawe kumukangasha yasuka umukanga urabona ni celebration ariko tukiri ku makwe mwirinde abantu babyina izi mbyino mu makwe akenshi baba baje batatwerereye abana ntabwo twerereye igihumbi cyo kugura ikarita gusa atagutwerereye n'ikesi ya fanta cyangwa se ikesi y'iki abo ni ba Edman amaze kuvuga ngo ntabwo ajya Diana ndakuyamye please suvuze ngo ntabwo utwerera ndetse ntawe bukwe nimba bumvishe babyumva shaka kuba natwerera nkaremera abantu ari gutwerera no kuremera abantu gutwerera ibihumbi 10 se ndakuremera nguhaye nge sare irimo n'abageni nguhaye saa nguhaye no kurema ntabwo giyewe nkuvuga ngo ndagutwerera ibihumbi 10 bro mfite 20 se nagushyire kuri momosi cyangwa twahura nkayagukubita guhana amafaranga mu ntoki n'ibyema uramuremera kwa tugiye gutwerera sare ndakuremera nukora ubukwe Diana Imana igakora igitangaza Diana akagenda nzakuremera nzaguha studio irimo ne kamera irimo nukare kiza nukare uzabukora mbere gusa ariko ntiyago uzagutangaza mu bukwe bwa Diana ubonye umuntu nk'uyu nguyu ariko wibyinishije imbyino reka tumurebe no video tugaruke mu kanya This guy is dangerous Karakadansi azi kubyina arabizi soko Diana bari atwerera angahe uretse ntabwo atwerereye abantu babyina kuri ngo ntabwo baba baratwerereye umuntu uzabona yaserebetse mu bukwe kuri kubyina tubyino twiza dukashimisha abantu nyine niyo ntwererana twese usurutse aba ariko jewe by the way ni nabyiza none se wenda uriya ruta wa wundi wanatwerera akaza kicara gusa kaba board nimba ugiye mu bukwe vayo byina ushimisha abantu okay urabishyigikira atatwerera akaza kuguha intwererano yo kubyina kubera ko mu bukwe bwa Diana nzazana abantu 50 Edman sana Edman ndashaka kuza ku bintu byina uretse gato ndabishaka basi wagena no kuri rwego rwuriya uyu nguyu isura abona yitumiye nta ntwererano ari kubyina yamweza ubuntu ariko n'abadukurikira barabizi ari ukuntu uba wiciye mu bukwe ukabona umuntu inyuma cyangwa imbere yishyize imbere arimo yikubitira utudensi cyangwa se ari kumwe ibyishimo bya hatari ngenda yamwita ngo gati musohore sinzi kofi yewe rwose nushitse uvuga ngo mu bukwe bw'abantu bazaza bagize batwerereye yes ni ukujya mbashyiraho ibiciro wowe director wa Prime TV ni miliyoni ya sare Diana utunzwe n'umunwa okay ni ibihumbi 100 ngo agakereka ibijana sibyo runa ni biki none se simbizi nose ugiye ukakubwira reka wedding ni ikirori nose ugiye ariko ntago ari umuco w'u Rwanda oya ariko njye still ni byemba ntekereza gutwerera sinwerano nisibaho nose iyo umupira wabaye muri stade ntago mwishyura nangiza ikirori cyanjye muzishyura Diana wazi ko Arsenal vuga Arsenal yatsinze yihe Manchester City yatsinze Chelsea my friend ibyo bipira nabyo tishana bagubeshya nukuri cyakoze mfana Chelsea ndayifana okay yaratsinzwe rero kankubwereke rero baretse tubanture aka video tugiye kureba uyu abafana ba Arsenal babanyotewe n'insinzi urebe ko nabiyicare bimereye bari kureba umupira asigaye tunarebe insinzi yabaye uburyo baserebura asigaye tuzane kuri Manchester United umukinnyi yifuza kugura cyangwa se uyu mukinnyi ashobora kuba agiye kwerekeza muri Manchester reka turebe iyi video abafana ba Arsenal turabasuje cyane O juiz vai acabar o jogo. Vamos lá, Cezinho. Vamos lá, Cezinho. Pato branco batendo coração, correu Cezinho. Apontou, atirou. Puta que pariu pra fora. Go! Diana go ikanga. Nuko ngiki igitego cyinjiye userebura. FA Cup bakaba barayicyuye bakaba
by the way Arsenal yatwaye iki gikombe yari ikinyote yari maze imyaka rwose idatwara igikombe ariko abakunzi ba Arsenal cyane cyane no mu Rwanda Arsenal ifite abafana benshi cyane nawe urayifana ese mwice muri umupira mu mwido anuka wow aramucenze aragatse akakanu kanyibukije nyine kazi kanyibutsa just abakunzi ba Arsenal buryo babicaye bareba umupira ngiye kwereka none umufana wa Arsenal none amaze guserebura ari guserebura yatsinze abafana ba Arsenal dana simwimitse ndore nandi imbyina arayimanutse ukuri bari babyina mu cyubahiro bitonze gahoro Arsenal ariko ari nyete abafana ba Arsenal turabasuje nabwo gatongeye tubisubiremo turabasuje cyane kuko iyi ntsinzi yari ikenewe aka kavido kanasekeje by the way dana akibere umufana wa Arsenal njyewe uraba kuri Chelsea oya kuko yatsinzwe kuko iyi ntsinzi isigufata nawe utangira kwigira intsinzi ndayishimiye ariko ntago nayivaho ntago yayivaho aha okay uyu rero no umufana wa Arsenal twangwa se twabonye ko ubyo bari kugenda babyina intsinzi abafana ba Arsenal bamaze gutsinda ako bashobora kuba biyubashyemo ariko urabona ko nabyina n'agakositime amanuka gato cyane azamuka manuka gahoro naho butaha uyu musore nawe reka turebe kano kavido dana asigaye twereka ko Manchester United nayo ifite rutayizamu uri mu myitozo hatari O juiz vai acabar o jogo. Vamos lá, Zezinho. Vamos lá, Zezinho. Pato branco batendo o coração. Correu o Zezinho. Apontou, atirou. Puta que pariu pra fora. O juiz vai acabar o jogo. Vamos lá, Zezinho. Vamos lá, Zezinho. Pato branco batendo o coração. Correu o Zezinho. Apontou, atirou. Puta que pariu pra fora. O juiz vai acabar o jogo. ariko rero ndubi umukinnyi uzi ko yatari ari mu yitoza wani bundi abakinnyi ariko nguyu ni wa Manchester ngo ni wa Manchester nibo bitoza akusibira myitozo ibahora ara nama break abanzemo ni na football cyangwa se ari kwitoza bundi abantu bitoza ubona bafite imbaraga yaje kujya mu kibuga ameze nabi cyane ese abantu utubwira abadukurikiye muri cyaje wakinaga umupira muri cyaje wajyaga kureba umupira muri quartier cyangwa se amakipe yahuye muri quartier hari umutipe wari uzi ujya kujya mu kibuga yagize hatari akubita udufenti wa yitoza kuriya se sibira ntago bibaho umukinnyi wanyawe ari kuriya agomba kwitoza agomba gushyiramo energy ariko ni amacenga yatangiye kuyatera ataragera mu kibuga ubwo mu kibuga aratereye ya macenga bakuni wa muntu muri antrenoma usanga ari umuntu uzi gucenga ariko yagera mu kibuga bikagenda ariko ubwo nawe urabona tunari gukorana udufiro ubona turyoshye ariko mu kibuga koko se arabikora urasabona yabikora uriya I don't know ariko natwe dukina football Ased ma wigeze ukina football wa mugani sha mu tudeme twose natuzengurutse ko nabonye impano y'umunwa yanjye ariyo iri kuganza cyane byizeye ngo wakinnye umupira bagaragara ncokoza abana ntafite amaguru yo gutera umupira abana ntari umusore arababaye none akinnye ngiye nakinnye dani imipira nakubita nkamenagura ashundura nkacagagura ndakubwira impamvu afite abantu bamaguru yose yavuyeho kubera amacenga ugahita kwihinagura oya hari ndaza kukubwira nako reka ndikubwira akandi kavido kanyuma se dani tujye kureba akavido kacu kanyuma ibintu rero niboneye ntago bibaho reka tukarebe namwe mwiyumirirwe nko rumiwe okay reka turene video rero ibi si by'u Rwanda simbizi nawe uratubwira ibi bintu mbonye se Diana nawe urabibonye ahubwo se nawe urabibonye n'abadukurikiye se namwe murabibonye twaberetse ibintu udashobora kugerageza mu gutwara ibinyabiziga gutwara ku binyabiziga donc
ntabwo byemewe gutwara ikinyabiziga nka kuriya ugihetse kuri yarahetse magi yarahetse ubuse ubwo burifashe hehe oya yayihetse nk'umwana hajya babyita kugira kujisha umwana ntabwo ari umwana yajishe ibaze kandi agatipe kariseriye karatwara kariseriye ajya akagiye kwiryamo burushete n'undi ako oya ntabwo yaba agiye kuryamo bose abagiye kuryamo burushete akagenda yetse kuriya ariko atarafite n'imishito Diana umutipe ariseriye pe yariseriye n'ihene nayo imeze gutya imeze neza cyane yatuje abati mbega umunyenga we ntabwo nzi ko umunyenga imeze gutya ubaho we uryoha gutya we uyu munsi nasetse dazi uko mu ndandi bagiye ceceka ndumva mpfuye umuntu ndahakorera umutwe wakuriye ni umunwa wamuriye guys nizere ko mwagiye munyurwa rero na social media street reka mbabwire ko ukeneye kuba hari indi video cyangwa ushaka kuduha dushaka kugeza ku banyarwanda muri rusange n'ikindi kintu ushaka kutubwira kuri social media street ndetse no ku makuru twabangejejeho yagiye aranga icyumweru dusoje ushaka kutwandikira kuri 0788 755 kuri WhatsApp ukatubwira ariko ibintu biduhamagara cyangwa utwandikire tubwira ibintu natwe bizagira abandi ukeneye ko twaza play nyamara akabido zikaseke katwereze tuzakageze ku banyarwanda reka rero Diana dufate akaruko tuze twakira umutumire wacu turi kumwe uyu munsi tunabibwitse ko turi kumwe na company ikomeye cyane hano mu mujyi wa Kigali ndetse mu Rwanda ku isi hose tuza kuganira nayo mu gace kacu ka business nawe ushaka kutugana uratwandikira kuri iyo nimero 0788 775 nawe uze utubwire ibyo ukora ugeze ku banyarwanda wigaragaze business yawe mbese muri make alright Diana rero tugaruke mu kanya ndacyari Edmani na Princess Diana ntabwo tujya tubatindira rero tugeze mu kanya k'umutumirwa wacu w'uyu munsi Diana nkuko twabivuze tugenda dukora icyo bita change duhindura tuzajya tugenda tubazanira abaririmba indirimbo z'Imana abaririmba indirimbo zisanzwe n'abakomediya bose tuzajya tubagiraho mbese ibintu bizaba bibarisho ibi n'uburyo uyu munsi rero muri uyu mugoroba tugiye kureba uburyo mu gisata cya gospel byifashe ese ninde turi kumwe nawe reka duhe ikaze Liza KAMIKAZI. Alright. You're welcome. Thank you. Yes. Niriweho neza ntabwo nanjye kugusuzanya ko bitemewe ariko kuri sanitizer tubone gusuhuzanya. Sanitizer ni bwo buzima kugira ngo twirinde icyorezo cya corona. Liza tubahe ikaze. Murakoze cyane. Abantu benshi ntabwo bari bakumenye ntabwo bari baguherutse muri muzika cyangwa se ukoze comeback ku buryo abantu batangiye kubona ku ma screen batangira kumva ku maradiyo watangira wibutsa abadukurikiye muri aka kanya. Ku badukurikiye rero amazina abantu benshi banziho ni Liza KAMIKAZI ariko ubundi mu by'ukuri amazina niswe n'ababyeyi ni Umuhire Solange. Rero nakunze gukora cyane cyane muzika kuva nkiri umwana muto ku buryo nk'indirimbo wenda mushobora kuba muzi naririmbyeho harimo nk'indirimbo yitwa Rahira naririmbanye na Debeni harimo yitwa Usiniache Baby hari nkiri muto hari n'izindi nyinshi ariko noneho no mu gihe cyo kwibuka nagiye nkunda kuririmba indirimbo zo guhumuriza abantu naririmbye yitwa Komera hagarara kigabo naririmbye Urumuri rw'u Rwanda so ndibaza ko ibyo byose twibukiranyije indirimbo mushobora kuba munyibutse abatamenye ubwo muracyari bato mwavutse kugira abambanze bamenye ya Rahira ibaririmbeho baze muri mood Rahira kwite kuzamura hafi Rahira abantu bayikunze ari benshi indirimbo nanjye narayikundaga by the end umufana se umufana ahubwo nahise wahise uduhindura wahise uzawuza muri gospel ariko byose nta kibazo wose uririmba neza hanyuma Liza reka tugaruke kuri kino kibazo niki cyatumye uva muri secular music ukaza muri gospel icyo kibazo rero gifite igisubizo kirekire cyane sinzi ko umwanya dufite muri kiganiro watwemerera kubivuga byose ariko reka ngerageze kubihina mu by'ukuri
ntabwo ari icyemezo nafashe umunsi umwe ngo mbyuke umunsi umwe numve ngiye gukora gospel cyangwa se ngiye mu rusengero bigishe mvuge ngo hoya sekira ndayiretse ntabwo ari uko byagenze ahubwo hari urugendo nagiye ngendana n'Imana buhoro buhoro umunsi ku wundi wenda reka mbere 2014 kuko na mbere hose abantu banzi burya munzi indirimbo izorahira zose navuze n'ubundi kuri ngiye numvaga ndi umukristo kuko nakundaga Yesu nakundaga gusenga ndetse yaranansubizaga ibintu byinshi nasabaga Imana ku buryo ntanajyaga ntinyuka burya gukora ikintu cyane cyane kujya imbere y'abantu kuri stage ntasenze cyaraziraga yaba ari ikinamico yaba ari ukuririmba sinatinyuka kujya imbere y'abantu mu ruhame ntasenze ariko nubwo nasengaga gutyo kandi Imana ikansubiza ntabwo rero naragira ahantu ngo numve nimariye mo Imana ku buryo noneho natangira no kuyibaza ngo ariko se Mana wandemeye iki nuhe mugambo ufite ku buzima bwanjye nicyo ushaka ko nkora aho hantu sinahagiraga ngewe nari wa wundi wishakira nyine ko ibyo nshaka gukora ngereka Imana hanyuma ikabiha umugisha kandi rero abatwumva aka kanya Imana n'ukuri ni nziza ari ni gahunga rero n'ukunda kuvuga Imana n'umubyeyi n'ukuri ntabwo abeshya Imana ni nziza cyane ku buryo na cyagiye wowe utari waba ready yo kuyiha wese ishoboye kuguha umugisha kuko niba mwaramenye mukamiza indirimbo zarahira zose mvuze ntabwo ari ko ari mu kuririmba neza mu gihugu cy'u Rwanda hari abandi bantu benshi bazi kuririmba hari abandi bantu benshi bafite impano ariko Imana mu buntu bwayo bwinshi yanyihereye umugisha ndaririmba abantu barabikunda biramenyekana so rero icyemezo naje kugifata rero gute kugira ngo mvuge ngo ibyo nari ndimo yo gukora ibyo byose byari binakunzwe kandi byanafashe igihe cyo kubyubaka noneho mbivemo so muri 2014 rero 2014 natangiye noneho kumva nari maze gushinga urugo Imana yanyubakiye namaze no kubyara kuko nyubaka nahise nadopta umwana hari umwana twari twaradopse n'umugabo wanjye mbere ko tubana tubana nawe tuna yagira umugisha wo kubyara no kuva mu myaka mike nari maze kuba nari umubyeyi w'abana babiri so muri icyo gihe rero urumva twashyingiranywe mu 2011 irangira 2012 nko mu kwa 9 mu kwa 10 nibwo nabyaye umwana urumva babaye babiri uko nagendaga muri ubwo buzima cyane cyane ko ntwite uwo mukobwa wo mwifura nabyaye noneho mu nda nagize igihe kinini cyo kuba ntari kuri stage ntajya mu by'abahanzi cyane kuko iyo nda y'uwo mwana w'umukobwa n'umukobwa mwiza by the way batamuzi n'umukobwa mwiza cyane ariko nyine icyo gihe cy'amezi 9 ntago cyari cyoroshye wenda ntazabireba bintu asazatinya ariko cyari igihe nyine murabizi ko hari abantu bajya ngo umuntu ndamuguye nabi cyangwa iki wenda reka simvuga ko yanguye nabi kuko yavuye mu mugisha mwinshi ariko cyari igihe cy'intege nke nararwaye igihe kinini hari n'igihe mu bitaro so bituma rero mbona umwanya munini wo kuba ndi jyenyine ibintu bimwe ntajya kujya mbitekerezaho nibaza ko Imana yatangiye kugenda noneho inyigarurira kurushaho buhoro buhoro ndibuka ko ari bwo natangiye kujya gusenga mu nsengero ahantu hafi twari duturanye abantu bazi urusengero rwitwa Women Foundation ahantu abagore bakunda guhurira kwa kabiri hayoborwa n'uwitwa Pastor Mignone nkajya njyayo rimwe na rimwe nkasenga nkahimbaza buhoro buhoro maze umwana ndaza kumubyara nawe aravuka ariko uko agenda akura mu gukura kwe niho Imana hari ukuntu yagiye noneho igenda ingarura buhoro niba ari no kuba waranyuze muri icyo experience kuko burya kugira ngo dushobora kuba tubona umubyeyi atwite akabyara tukabona ari ibintu byoroshye mwaravutse mwisangaho mufite barumuna abana ariko uzi kugira ngo Imana iremere umuntu mu nda yawe buhoro buhoro ujye kwa muganga ubone akantu k'akazeru nta n'ikintu ubona ariko uko iminsi ishira agende akura ugere ubone noneho barakwereka isura noneho igihe kigere avuke wa muntu mu minsi mike atangire kujya abona mu minsi mike yivugishe buhoro buhoro uzabona aratambuka aragenda ibyo bintu byose ngira ngo Imana yarabikoreshe kugenda igenda inyereka gukomera kwayo nubwo najyaga mbona abana n'ubusanzwe nakundaga n'abana na kera ariko ibyo bintu nagendaga nyuramo ngira ngo hari ukuntu Imana yabikoreshe kugira ngo igende ifungura amaso yanjye nyereka ko ari Imana ihambaye so rero muri 2014 ubwo umwana yamaze kugira imyaka hafi umwaka n'igice nibwo noneho numvise mpaze ibintu byo kuvuga ngo ndasenga by'ikigare ndasenga byo guhaha byo kubwira Imana ngo ndashaka iki ikakima numvise ibyo mbihaze ndavuga noneho Mana nanjye bimwe njya numva nabarokora bavuga ngo bahebonye amaso hawe ibyo ndanye ndabishaka nkabona amaso hawe nanjye nkumva uko bimeze kuko umugabo wanjye by the way Imana yaramumpaye umugabo ukijijwe ku buryo we ni wa wundi nyine twatangiraga no kujya gusenga twajyaga gusenga ahantu turi gushakisha ahantu dusengera nk'umuryango batangira guhimbaza ni mu Kinyarwanda ntari no kubyumva ariko yazamura amaboko byo kuzamura amaboko narwo nari bimenyere ngera nzi ko tuzamura amaboko muri za stade tubwira ngo hands up ariko bazamura amaboko nuko abaririmbyi bari kuririmba we nkabona ahise azamura amaboko agahumiriza amarira agatangira agakoroka akarasi umugabo bifite bye ko nta kibazo nzi dufite ko twashakanye dukundanye ko nta kibazo dufitanye ko Imana yise dumugisha mu rubyaro ko nta kibazo cy'amafaranga dufite ibyo byose arizwa n'iki uko ngenda mbyitaho mbitegereza nkabona hari n'abandi bibaho buhoro buhoro bigenda binshotora mbona ko hari ikintu abandi bafite nubwo nitwa ngo ndasenga ndi umukristo ariko ko ntafite n'ibindi byinshi nari burondora byinshi Imana yagiye inyereka mu buzima bwanjye kagenda inyereka iki n'iki nkabona ko urwego ndiho rw'ubukristo
ruraciriritse rwari rwiza ku gihe nari ndimo narasenze nasubizwa ariko koko niba ndi serious with God niba koko nkuko mbivuga ngo nkunda Imana nyikunda nkeneye gukura nkuko nakuze nkaba nari umukobwa none nkaba narashatse nkabyara ngiye no gukura mu buryo bw'umwuka nkegera Imana atangira imisi y'amasengesho 40 yo kwiyiriza no gusenga nkajya nijoro gusa ariko aba masengesho yahinduye ubuzima bwanjye simvuze ngo wowe utwumva kakanya utangira kwiyiriza imisi 40 kuko ntaga Imana iyobora abantu mu buryo bumwe ariko wakegera Imana ikagira ibyikwereka so muri iyo misi 40 hari ibintu byinshi byahindutse ariko sinahise niyegura Imana wese buhoro buhoro byafashe nk'imyaka 2 reka mbariko mvuga muri 2015 mu kwake na 25 nibwo nibuka ko noneho nagiye imbere y'Imana maze igihe urumva imyaka 2 yose yari ishize niyiriza nsenga ndara mu cyumba cy'amasengesho ninginga sura abarwayi kwa muganga mfasha abakene mbese ibintu byose umukristo wibwira yakora mbikora ariko sekira yanjye udashobora no kuyimba mbese it was out of question atari n'ikintu wambwira ngo ariko se washyize hasi oya numva nta kibazo giye mfitanye na sekira yanjye ndirimba urukundo amahoro guhumuriza abantu sinambara ubusa nani ifite ukuntu ni defanda byiza cyane ariko kandi sinavuze ko ibyo byose nakoraga muri sekira byari ibintu ubwo hari ibyo nakozemo bitari byiza ariko iyo tariki mvuze 29 z'ukwa 9 2015 ndi imbere y'Imana ngiye nsenga ngiye nyine na Bibiliya yanjye nta muntu hari nibwo Imana yavuganye nanjye mu buryo buri direct amagambo mu ijambo ry'Imana mu ijambo riri muri Luka ibice 10:17 kumanuka ni inkuru y'umutunzi abantu benshi barayiza abantu badukurikira inkuru y'ukuntu umutunzi umusore yaje akareba Yesu akamubwira ariko nkora iki ngo nakira ubugingo bw'iteka noneho ngo aramubwira ngo genda ngo arabanza aramubwira ngo uzirinde ibyaha ibi nibi byose arabimubwira ibyaha byose murabizi namwe ndizera so noneho amubwira ngo iki Yesu ngo uwo musore ahita amubwira ibyo byose narabyirinze ngo kuva mu buto bwanjye ngo Yesu aramureba aramukunda uyu muntu wirinze ibyaha byose noneho ngo Yesu aramubwira ngo usigaje kimwe ngo genda ugurisha ibyawe byose ngo bihe abakene hanyuma uzungurikire iyo nkuru muzi ukuntu yarangiye uriya musore ngo yahise akonja wahita agenda kubera ko yari afite ibintu byinshi iyo nkuru rero narayisomye uwo munsi muri iryo joro ngiye nyine nta wundi muntu uhari mbona neza ko nanjye meze nk'uwo musore ibintu byose narashyize hasi pe ariko ikigirwamana kimwe nanze kurekura ni sekira yanjye uwo munsi mu by'ukuri niyo ngo nafashe icyemezo cyo gushyira hasi sekira yanjye ariko sinahita ninjira no muri gospel kuko naravuze nti Imana biranashoboka ko utanampamagariye kuririmba ibyo ari byo byose wenda igihe cyo kuririmba cyane kirarangiye noneho nshyize hasi yo sekira nshyize hasi ko icyo nanisigaje noneho wowe show me the way urashaka ko nkora iki byafashe umwaka nanone kuko ndibuka ko mu kwa 8 ku itariki hafi 8-7 nibwo nagiye muri studio ko indirimbo yanjye ya gospel ya mbere ninjira muri gospel ko none maze kumva ko Imana inyemeza ko icyo nanisigaje ari kuyiha iyo gospel no yo sekira none nkayikorera gospel urugendo rurerure nawe bateguje nagerageje kubicamo kabiri gatega uko nabishoboye rero utubwira uburyo wavuye mu rugendo rwa sekira ndetse tubwira uburyo winjiye muri gospel tujye mu bikorwa noneho bya gospel ubu ngo bihagaze gute ibikorwa rero byanjye bya gospel reka nabyo mbivugisha ukuri urumva ni muri 2016 ninjiye muri gospel uyu munsi turi 2020 ntabwo ndakora ibintu byinshi muri gospel pe simbabeshye ariko nk'umukristo nzi ko nakuze kuko nagiye niga byinshi byansabye ko urumva ikintu cyose umuntu atangiye hagira kwiga kuko na sekira buriya ntago byutse umunsi umwe nkorera hira nari maze gukora izindi nyinshi zitamenyekanye ariko iriya Imana igihe cyayo yari yagennye tugira Imana iduha favor abantu barayikunda so rero na gospel nayo naje kwiga ko ari ibintu bitazahita blossominga cyangwa se ngo bigere ku rwego ruhambaye nkitangira niko nabyifuzaga numvaga Imana igiye kunkoresha ibintu bikomeye cyane by'ibitangaza muri uwo mwaka wa 2016 ariko Imana nyine ni Imana izi byose ishobora byose kwireba no muri future ngira ngo yarareba kabona ntago ndi ready nahisohoye indirimbo yanjye ya mbere yitwa Ndaje dati icyo gihe numva ashaka gukora ibintu byinshi album hafi aho nanapanze n'umuproducer tugiye kuyikorana hari witwa Ronnie tugarira muzi mbese ibitaramo hafi numva ndi bukore launch muri Kigali nkahita manuka nkajya mu majyepfo yose ngakora ibitaramo nuko nari imeze ariko Imana nge naje kubona kuri kugenda slowing down buhoro buhoro hagiye hazamo imbogamizi nyinshi zituma bigenda buhoro ariko subije amaso inyuma nza kubona ko ari Imana yashakaga ko mbanza koko habanza nkakura no mu mwuka habanza nkigira ijambo ryayo nkari kuko indirimbo z'Imana uko nge nzifata uretse aho bitandukanye n'isi indirimbo dusanzwe turirimba zisanzwe nuko ni indirimbo ugomba kuvoma mu mutima w'Imana ntabwo uri ugende gusa ngo wicare ujye mu nganzo ngo wakoze mu nganzo siko nge bifata numva ugomba guhumekerwaho na mwuka wera w'Imana ku buryo ibintu uri buhe abantu bize kubahuza n'Imana ku buryo atari wowe uri kuvuga ko hari indirimbo sindira mujya mubyumva namwe kumva nk'indirimbo y'umuntu ntakuzi ntumuzi ariko yaririmba kugira ngo niwe ari kubwira ukumva ni wowe wiya rero ngewe mbona ko ari Imana iba yamuhumekeyemo kuko ubwe ntabwo yakicara ngo amenye ngo Imana gutekereza iki ariko Imana hari ukuntu nyine mu buntu bwayo igize igahumekera mu bana bayo ikabaha ibintu abantu bakeneye
so mu by'ukuri ntabwo rero ubwo nari nshatse gusobanura ko ntabwo byihuse kuko nabyifuzaga ariko ubu biri kugenda byavansa buhoro buhoro maze gusohora indirimbo nta nubwo zirenze 5 za gospel muri iyo myaka ingahi 4 hafi 5 ku buryo hari naho nageze ntababeshya abantu mutureba numva mfite cya pressure cyinshi cyane abari bazi izina rikomeye no muri gospel rimeze gutyo naho ubundi nkava abantu bazavuga ko ndi serious se abantu bazavuga ko nazi icyo nshaka se noneho hari nubwo nigeze no gusohora indirimbo nakoze kera ariko kuko nashaka kugira ikintu mbasohoye ariko nyikora neza nzi neza ko atari yo yariri ku mutima wanjye mbikora kugira ngo tumbe mfite ikintu nakihasohotse abanyamakuru bakubaza sifite iyo ndirimbo ariko namwe mbibabye buriya nkunda ko niba ari ikintu mvuze hagira umuntu ukuramo ubutumwa sindi kubivuga gutya gusa kugira ngo wumve aho muzika yanjye igeze ariko ndakubwira wowe utukurikiye akanya ngo Imana burya igira timing y'ibintu byose ijambo ry'Imana mu mubwiriza ahantu rivuga ko ngo Imana yaremye ibihe bya buri kintu hari igihe cyo kuvuka hari igihe cyo gupfa hari ibihe bya buri kintu cyose so ntitukajye dushaka kugendera kuri pressure y'abantu cyangwa se natwe twiha yego ntisimvuze ngo tubabanibwe dukore ariko nusunika ukabona ibintu biri kwanga ukabona biranga wicika intege menya gusa ngo hari igihe cy'Imana kitaragera kandi igihe cyayo nikigera bizaba byiza kurushaho abadukurikira dukunda kugira akanya ko gutarama neza dutaramire muri izo njyana za gospel tugiye kusirimba ready se are you ready guys muriteguye guhimbaza Imana ndumva rero na indirimbo indimo cyane hari nyinshi mba numva ariko hari indirimbo nasohoye mu minsi ishize yitwa Yesu wanjye ndumva ariyo tugiye kuririmbana aho muri rwose tukayiryoherwa hamwe tangira uvuga ngo nindirimbo navuze nshaka kuvuga Yesu nashaka no kukubwira nawe utureba akanya umenye ngo Yesu wirirwa wumva nabantu abapasiteri bamuvuga padiri avuga Yesu abantu bose ababyeyi bakaba baramugutoje ariko utaramwitungira uwo Yesu ziko nawe yahinduka uwawe bikarenga kuba wumvise Liza muririmba bikarenga kubona Israel mbonye cyangwa se undi muntu wari wese amuvuga ahubwo nawe ukamutunga niyo mpamvu indirimbo ngiye no kwirimba akanya yego ay 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 Yesu wanjye we uri ntwari we nzakuvuga ukuri nkubwire n'abatakuzi nzagukorera nzakubyinira kuko ari wowe ubikwiye ay Yesu wanjye we uri ntwari we nzakuvuga ukuri nkubwire n'abatakuzi nzagukorera nzakubyinira kuko ari wowe ubikwiye ngo narindi kure ndi mu bana magana urambona uramenya maze umpamagara mu izina ndanezerewe kuko wampamagaye mu izina ayiwe ndanezerewe kuko wampamagaye mu izina ayiye Yesu wanjye we uri ntwari we nzakuvuga ukuri nkubwire n'abatakuzi nzagukorera nzakubyinira kuko ari wowe ubikwiye rero mu by'ukuri ikintu nababwira abantu bakunze indirimbo zanjye cyangwa munadukurikira aka kanya nuko ibi natangiye muri kubona indirimbo zasohotse iyo Yesu wanjye haracyari n'izindi nyinshi kandi nizeye ko Imana izanshoboza kuzibagezaho mukazibona mukazibyina mukazikunda zikabahuza n'Imana kuko sinshaka ko tubyina gusa kuko kubyina hari byinshi twabyina kandi nabyo si bibi kubyina kuko Imana nanaturemye kugira ngo tunanezerwe ariko uyu munsi noneho umuhamagaro uri ku buzima bwanjye nuko kwamamaza Yesu kugira ngo n'abatamuzi bamumenye ndetse abo bari kurimbuka baze rwose bahabwa ubugingo buhora kubera ko ni muri Kristo buri so rero birahari byinshi kandi nizera neza ko iki ari igihe Imana yinjijemo cyo kuyikorera fite gushira amanga no kuyamamaza so watch out hari byinshi bigiye kuza rwose keep watching out hari byinshi bigiye kuza mwebwe nimurangare gusa birahari kandi it's not about me ntabwo ari Liza Kamikazi ugiye guhitinga I'm not even interested in that bitavuze ko kuba nagira indirimbo zigakundwa aricyo bintwaye ariko sinshaka ko ari Liza wamamazwa uyu mwanya wo namamaza ni Yesu wo ndi kuvuga wanjye ku buryo nimujya munabona Liza nimutekereze Liza nimuntu wumva indirimbo ye mutekereze Yesu niwe nshaka ko amenywa kuko hari ijambo nkunda ndibaza ari Yohana wabivuze avuga ngo washaka ko yaciswa bugufi ngo hanyuma ngo Yesu akazamurwa nanjye naho ngeze nshaka ko nanjye atabari gimubona ahubwo mwumva kandi mukabona umwami Yesu amen wakoze cyane rwose Dana
twamushimira kugira ngo dukomeze. Reka tumushimire, turagushimira ko waje muri 411 show. Murakoze N'ubutaha uzagaruka twigishije mu cyane, nzagaruka ikimana izanshyira ku mutima, sinzacicika rwose, nzakivuga. Yego rwose. Reka tugushimire cyane rero. Murakoze cyane. Yego. Reka tuherekeze Liza Kamikazi, turaje mu kanya. Yes. Alright, tugeze mu gace kacu ka business aho tugiye kuganira n'iyi company itubwire ibyo bakora, batuganirize urugendo rwabo ndetse bagenda murushaho kunguka zimwe muri serivisi batanga, ndetse nawe ushobora kuba uyikenera ariko utazi aho ushobora kuyisanga. Bagiye gutangira batwibwira rero umwe ku wundi atubwira n'ibyo bakora muri iyi company. Turi kumwe nawe muri aka kanya, turahera ahangaha. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Rugamba Jeremy. Nkaba ndi manager wa Tom Transfers Limited. Murakoze. Amazina yanjye ni Rutamu Benjamin. Nkaba ndi manager wa Tom Transfer muri side ya car rental. Yes. Dore kuri manager uravuze ngo Tom Transfer ni company ikora iki muri rusange? Murakoze. Tom Transfer ni company ikodesha amamodoka, igakodesha n'amapartment. Ya turashaka kumenya by'umwihariko abantu badukurikira bamenye iyo company kuva imuzi, ku buryo nyine buri wese udukurikira yumva Tom Transfers agahita yumva company yariyo n'iki ikora. Murakoze. Company Tom Transfer ni company yatangire mu Bubiligi. Kaba ubu ngubu hano mu Rwanda yaraje mu 2019 kuko tumaze umwaka dukora. Tukaba ari company nkuko nabikubwiye ishinzwe gukodesha amapartment n'amamodoka. Ubwo rero twararebye tubona atari byiza ko twakomeza gukorera mu gihugu cyo hanze. Tubona ari byiza ko twayizana na hano mu gihugu cy'u Rwanda. Niyo mpamvu yabateye kugira inyota yo kuzana iyo company hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Impamvu ya mbere twararebye tubona tugomba kuza gukorera hano iwacu, bitewe nuko mu byo kugira ngo duhereze n'abana akazi, kandi tubona nkuko nabikubwiye transport n'amapartema ko twari mu Bubiligi, tukabona abantu benshi baratubaza aho kuba n'amamodoka. Ubona ko ibyiza rero ari uko twaza hano mu Rwanda tukabikorera hano. Reka ukomeje kuri departement y'imodoka ndetse na apartment, tunyerekeye kuri mugenzi wacu. Gahunda yo gutanga imodoka muzitanga ute? Ntaraza iyo service yo gutanga imodoka muyitanga gute? Murakoze. Service yacu igabanyije mu byiciro bibiri. Hari booking via online platform kuri tomtransfer.eu no kuza ukabooking imodoka ukimara kuyibona. Uraza ukabooking ukishyura imodoka, twebwe imodoka wishyuye niyo tuguha, ntabwo wishyura imodoka ngo tukuzanire iyindi. Iyo wishyuye niyo tugomba kuguha kuba ariyo wishyuriye. Ni ukuvuga ngo iyo kugira ngo uhabwe imodoka bisaba iki? Umuntu ari wese araza mukamuha imodoka akagenda? Oya, arabukinga mukamuha akagenda? Hari amategeko dukurikiza. Yes, umuntu kuba afite permis, cyo ni cyambere, indangamuntu imuranga, ko dufite form agomba kuzurizaho aje gutwara iyo modoka, akishyura amara kwishyura niyo bise caution fees, kugira ngo imodoka nayigarura hayagize ikibazo runaka tugereho tugire icyo tuyakoresha, icyo modoka ishobora kuyagizaho ikibazo. Uyu uvuze imodoka, njye nshobora kuba nkeneye ikamyo, nshobora kuba nkeneye vatiri, nta moko y'imodoka mutanga muri Tom Transfers? Okay, tugira amoko menshi y'amamodoka atandukanye. Tugira amakorora, amavatiri matoya, tukagira amavatiri ari kuri standard isanzwe Rava Force, tukagira n'ama Santa Fe, n'ama V8, DXL, n'ama minibus kubifuza kugenda, kimwe n'ama Coaster afite ingendo zitandukanye. Manager, warakomoza kuri byose, ariko reka twibande kuri apartment, dusobanurire kuri apartment amazu mutanga abahagaze gute, bameze gute?
mwakoze. Amazu dutanga ni amazu ari kuri standard z'i Burayi kuko z'i Burayi. Yes. Abadukurikira ashaka kwibwira ko ari ghetto y'ibihumbi 10 dusobanure neza. Yes. Murakoze cyane ni inzu zujuje ibyangombwa. Ibyangombwa bisobanura gute? Aba harimo n'inzu irimo ibikoresho byose. Umuntu azanye igikapu cy'imyenda gusa, mu gikoni barimo ibikoresho n'ibyo kurya. Ibyo kurya Yes. umuntu arabyihahira ariko asanga mu gikoni ibikoresho byose azakoresha birimo. Muri sala asangamo intebe, ibitanda asanga bishashe. Ubwo ndumva ni inzu mbese buri muntu wese yakifuza kubamo. Izo apartment cyangwa se ayo mazu mutanga watubwiye ko ari ku rwego rw'i Burayi kandi mwabizanye mu Rwanda, ubwo ngubwo murabisanisha gute na standard yo mu Rwanda? Murakoze. U Rwanda rwateye imbere kandi rurimo ruragendwa cyane. Niyo mpamvu twarebye tubona ko tugomba kubigira ibintu byiza kugira ngo umuntu wese utuganye mu iki gihugu cy'u Rwanda azanyurwe. Warumbaje ati abanyarwanda bashobora kubyisangamo gute ko biri kuri standard z'i Burayi. Nibyo nkuko nabikubwiye, abanyarwanda nabo twateye imbere, turi ku rwego rwiza, turi ku rwego twashyikiriye ab'i Burayi, twashyikiriye ab'i Burayi n'ibihugu bindi. Tumeze neza cyane. Iyo urebye ku modoka usanga mu byiciro byose umuntu ashobora kwisangamo. Mu by'amazu nta byiciro birimo ku buryo wenda ushobora kuba afite ubushobozi wenda buhanitse cyangwa se n'ubushobozi buke ashobora kuhagana akabona inzu. Ndavuga muri bwa buryo bwacu hano i Kigali tuvuga ngo umuntu akeneye ghetto itarengeje amafaranga ya nayo atari kwa kundi kwishyura mu madolari. Buri rwego rwose tururebaho. Mururebaho. Yego. Kandi iyo serivisi mukayitanga. Yego, kuko dufitemo apartment z'icyumba kimwe na salo n'igikoni birumvikana. Yego. Tukagira ibyumba 2 n'igikoni tukagira ibyumba 3. Ubwo rero nkuko waruvuze ati ghetto, urumva ko umusore yaje mu cyumba kimwe. Yego. Ufite famille ntoya ajya mu byumba 2 na salo. Ufite famille nini akajya mu byumba 3. Dufite n'izi byumba 6. Mbese tugiye dufite inzego zitandukanye ku buryo buri muntu wese watugana yakisanga. Tom Transfers ni company itanga serivisi, navuga ko n'abadukurikira benshi bazikenera. Abashaka kubagana babona gute, babasanga he? Dukora Kicukiro muri Niboye. Ku muntu uzamuka aturuka Sonatibe arazamuka yagera kuri Simba Kicukiro nyine hari umuhanda wa Niboye wa kaburimbo, agakomeza uwo muhanda akagera aho Ramane ikorera, agakomeza akagera ku gahanda ka Magana 347 agatayinjira muri ako gahanda. Noneho haruturuka Kicukiro Centre. Haruturuka Kicukiro Centre. Uca kuri IPRC. Aho ngaho urangira korotira IPRC uhituna nabona kapa ka Tom Transfers. Kikabona uhita winjira mu gahanda n'ubundi kamanuka kajya kuri paruwase. Kakugeza neza ku cyicaro gikuru cya Tom Transfers. Uhituhabona ni etage ndende geretse 2 iriho n'ibyapa byacu. Naho abashaka kubukinga rero babukinga gute? N'abadukurikiye muri akanya murumva ko nta handi uzigera ukenera kujya gushaka imodoka cyangwa ushaka ahantu tura ahujije ibyangombwa byose bishoboka bisabwa. Yabukinga gute? Hari imbuga nkoranyambaga dukoreraho. Ari igihe batuma bene wabo bakaza bakababukingira. Ukuntu bigenda rero, araza abari amatariki yagennye igihe azaziraho, wenda tuvuge niba ari umuntu uri Burayi akaza ati umuntu wanjye azaza ku itariki wenda runaka. Arangiza akaza tukabyandika mu gitabo, amara kubyandika mu gitabo, noneho iyo tariki yazaza akabona apartment yiwe. Agahita yibona rero n'imodoka kugira ngo mugenzi wanjye nawe yatubwira uburyo bazibukinga. Murakoze. Dukoresha amashusho media atandukanye. Hari uvuza kutugana ashaka kutubaza aho dusanga nkuko bahasobanuye, ari no vuga ngo simbasha kwagera, reka ashaka kwandikira via social media
kuri Instagram twita Tom Transfer Rwanda, kuri Twitter Tom Transfer Rwanda, no kuri Facebook turiho, dusanga tukaba dufite na website yitwa tomtransfer.eu, aho ushobora kudusanga ukatwandikira via online, tukagusubiza ukashobora no kubooking ukishyura online, ukazaza ufata ya modoka wa bookings. Umwihariko wacu iyo modoka bookings aho ngaho niyo tuzaguha, ntabwo tuvuga ngo waratinze tuguha iyindi, iyo wa bookings niyo tuguha. Naho abashaka guhamagara rero cyangwa abashaka gusobanuza mu gihe wenda muraba muvuye muri iki kiganiro bakaba bashaka ibindi bisobanuro, nta nimero bahamagara? Yego, nimero irahari, 078 40 16 22. Hari benshi hari abandi bakora nk'ibyo mukora, ariko se niwo mwihariko umuntu asanga muri Tom Transfers adasanga ahandi? Murakoze, ni benshi koko, hari ama apartment menshi, hari abafite amamodoka bakodesha benshi, ariko kuri apartment service zo zirivugira. Yego. Umuntu wese wabashije kuba muri Tom Transfers apartment zacu aragaruka kandi atubwira abandi. Yego. Ku mamodoka rero reka nsabe mugenzi wanjye nawe tubwire ku mamodoka rwose, dore abanyakigali bumvireho, ushaka kujya gutembera, ushaka kujya imodoka zirahari, tubwire nawe mwihariko. Nk'uko mugenzi wacu yabivuze, serivisi yacu uwayigeragejeho wese aba yifuza kugaruka cyangwa kuzana mugenzi we, tubasha gutanga serivisi nziza ishoboka. Niba umukiriya yabashije kugera ku kazi agatwara imodoka akagira n'imbogamizi nayo mu muhanda, twaje kumuhindurira indi, bakasha komeza gahunda ziwe, nta gahunda abangamiye yiwe, akasha akayikora bikarangira, nayo ndumva ari umwihariko ukomeye tuha abanyarwanda bacu. Alright, manager rero tugana ku musozo, igihe ikintu ubwira abadukurikira aka kanya ndetse n'abakiriya banyu, ndabizi hari abakiriya ba Tom Transfers badukurikiye muri aka kanya ndetse n'abandi wenda bifuza kuba abakiriya banyu. Mbere na mbere ndashimira abakiriya bacu kuko nibo batuma n'ubu dukomeza. Ndabashimiye cyane. Icyo nababwira rero, bakomeze batugane kandi ari benshi. Uretse n'ibyo, iwacu ku mukiriya umaze iminsi tumuha agahimbaza musyi. Ubwo rero n'abataraza, nanjye bo ngo naje tayari, bakomeze bazi. Naho ku modoka se? Ku modoka cy'abanyarwanda baze bagerageze birebere ko bimeze, ko utugannye wese zasigara ashimira serivisi tumuha. Umuntu ufashe imodoka ukwezi twaje kumwongeza umunsi w'ubuntu akakomeza akagenda mu modoka nziza. Egeza microphone twumve neza. Serivisi yacu ni serivisi nziza tubasha guha abakiriya bacu. Icyo nababwira, baze bagane Tom Transfer, bahitemo imodoka bifuza, bagende muri gahunda zabo n'amahoro. Alright, reka mbashimire cyane rero. Tutarasoza, nagira ngo amenyeshe abatugana ko dufite amapartema impande n'impande. Yes. Dufite apartema Kicukiro, ko ari wari Redikota, tukazigira Kibagabaga, tukazigira Nyarutarama, kandi turifuza gufungura izindi apartema mu Musanze, bazifungura impande zose. Iminsi mike baradusanga mu ntara zose. Ubwo rero birumvikana ko tugenda mugenda mwaguka, twaguka. Niyo mpamvu tubasaba gukomeza kutugana kuko turi kampani nziza. Murakoze cyane. Mwabyumvise rero, igisubizo nta handi ni muri Tom Transfers, aho ushobora kubona imodoka nziza cyane ndetse n'amaparitema ushobora guturamo n'ibikoresho byose bishoboka biranga inzu yo guturwamo, umuryango uri single, byose urabisangayo. Reka rero mbabwire ngo mwakoze cyane, bashimire cyane, nizere ko n'ubutaha muzagaruka kutugezaho n'ibindi bikorwa mwaguye izo mbibi zose. Murakoze namwe. Murakoze cyane. Ushaka rero kugana iki kiganiro kugira ngo nawe dusangize urugendo rwa business cyangwa ugeze ku banyarwanda ibyo ukora, ushaka kuduhamagara kuri 0788775617. Nizere ko mwanyuzwe na Tom Transfers.
reka dutahe burije shawe. cyane nayizere ko mwanyuzwe n'ibyo twabagejejeho amakuru ndetse social media street umutumirwa twabwirijwe agakiza ndana ako gakiza ntugate hano Ntabwo bishoboka. ukagendane Nawe ukomezanye nako. ukagendane. ndagahorana please wowe se navuga bya bindi kaceceke reka tubashimire rero mwe mwabanye natwe muri iki kiganiro cy'uyu munsi mbibutse ko nari Edman ina Princess Diana. reka dusubire ubutaha bye 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 Bye, ciao good ciao night. ngenda giye Diana nakererewe curfew tugende twagiye bye